nkunda kumanza gukoresha isabune ya bar soap, nkamanza gukoresha iyigi ya Dove, nkamanza gukoresha iyigi ya Dove. Ariko ku muntu ugira nk'ikibazo cyo kugira icyuya gikomeye cyane, namugira inama yo gukoresha iriya Dettol antibacterial soap, kubera yuko ubundi icyuya ntabwo ubwacyo ikinuka n'iza bacteria ziba ziri ku ruhu. Ubwo namugira inama yo kugura iriya ya Dettol antibacterial kugira ngo wice za bacteria ziri ku mubiri. Ariko nanone icyo nangira iriya Dettol nuko irakomeye cyane ku ruhu, ku buryo ku muntu ugira uruhu ruri sensitive ishobora gutuma uruhu rwawe ruba rwumye cyane, rwabaye umutuku. Ubwo rero ku bantu wenda bafite uruhu ruri sensitive ntabwo nabagira inama yo gukoresha isabune ya Dettol, ariko ku muntu ikundiye go ahead. Iyo majije gukoresha iyi sabune ya bar soap, nkoresha iyi ya Dove. Nkoresha iyi kubera ko nkunda ukuntu ihumura, nta yindi mpamvu rwose, nta yindi uretse yuko nkunda ukuntu ihumura gusa, nkunda umuhumuro wayo. Ubwo nawe ushobora gutora iyo ukunda umuhumuro wayo igushimishije, ubwo niyo. Nanone nyuma yuko mva muri douche ndamanza nkoza ibirenge, mfata isabune ya Dettol. Aka kanya ntabwo nyifite kuko yashize, ariko mfata isabune ya Dettol nkaba ariyo nogesha ku birenge, ubundi nkafata akantu ko gukuba ibirenge, nkakuba ibirenge neza, nkabona kuva muri douche. Iyo majije koga ngiye gushavinga mu kwaha cyangwa ngiye gushavinga, nkoresha iyi CeraVe hydrating cleanser, ari nayo nkoresha noga mu maso, kubera ko ifite consistency imeze nk'amavuta, iranyerera nk'uko mubibona, imeze nk'amavuta. Kandi iyo ukoresha shaver yawe iramanuka ikaba iri kugenda inyerera neza, ku buryo hatazaho kwikata cyangwa se ama razor bumps. Ubwo iyo majije koga neza muri douche, majije koga neza nashavinze, ibintu byose byo muri gukorera muri douche birangiye, nsohoka muri douche nkihanagura, ubundi nkakoresha iyi glycolic acid ya The Ordinary glycolic acid 7% toning solution. Iyi niyo nkoresha, nyikoresha ku mubiri hose, uretse mu maso, nyikoresha ku mubiri hose no ku birenge kuko ifasha no kugira ngo ikirenge cyawe kibe kiri soft, kimeze neza. Ubwo niyo nkoresha, ubundi nkarindira ikamanzi kuma ku ruhu, nkanayisha no mu kwaha, kubera ko icyiza cyayo ifasha gukuraho rwa ruhu rushaje, ruba rusa neza, rusa nabi, rudashashagira, rudasa neza. Ubwo iyi irafasha rukavaho, maze ubundi hakaza rwa ruhu rushyashya ruba rusa neza. Ubwo iyo uyikoresha nyuma y'igihe utangira kubona yuko uruhu rwawe rusa neza, kandi urikozeho uba wumva rworoshye, rumeze neza cyane. Ubwo iyo ndangije kuyikoresha ndarindira ikamanzi kuma, aribwo mbona kwisiga amavuta asanzwe. Fata ayaga ya CeraVe moisturizing lotion for dry to very dry skin. Icyo nkundira ibintu bya CeraVe nuko irimo amaceramides, kandi abantu birabura bagira amaceramides makeya kurusha abazungu batukura, njye mbita abatukura. Iyi ngiyi ni nayo nisiga mu maso, ubwo niyo nisiga nyine mu maso no ku mubiri hose. Ndayikunda cyane kuko irankorera neza, n'amaceramides mba nyakeneye. Nyuma yo gukoresha lotion nkoresha argan oil, kubera ko argan oil yinjira ku ruhu, urebe ukuntu imeze. Ni amavuta yoroshye ajya ku ruhu neza, akinjira ku ruhu neza. Rushashagirana, rumeze neza, nkundi glow ibi uruhu rwawe ruba rufite iyo uvuye muri douche. Kandi ni amavuta yoroshye, atari akomeye cyane, aremereye cyane ku ruhu, kandi akaguha
iyo glow uba ushaka, kuko iyo mvuye muri dushe ngiye mba nshaka kuba uruhu nyine ubona yuko rukeye rumeze neza. Jika memang benar ini yang terjadi, cakaplah saya akan kau rasakan sama dengan apa. Ikindi nkoresha rimwe na rimwe iyo, ariko nabyo ntabwo mbikoresha buri gihe, mbikoresha iyo hakonje nk'ubu muri winter. Nkoresha ya CeraVe yanjye ya lotion, ubundi hejuru yaho nkashiraho ya oil yanjye, ubundi hejuru yaho noneho hafungishaho igikotori. Nkoresha iki gikotori, impamvu nuko ngewe ngira uruhu rwumye, kandi uruhu rwanjye rukeneye yuko ngira ayo ma steps yose. Ariko niba ubona uruhu rwawe rumeze neza, wisize amavuta wisize lotion ugashiraho niyo oil, ukabona birahagije, nta mpamvu yo gukomeza ushyiraho ama steps. Ubundi nibyo ngibyo byonyine nkoresha iyo ngiye kwita ku ruhu rwanjye. Ubwo niba namwe hari ama tips mukoresha abafasha mu kwita ku ruhu rwanyu, namwe mwayanshirira muri comments, kuko twese hano tuba dushaka kwiga, dushaka no kongerana ibitekerezo. Ubwo niba mwanakunze iyi video, please like. Nkuko bisanzwe mbifuriza umunsi mwiza n'ibihe byiza. Bye.